umuntu wese desertere hano nta juru uzujamo, kubera yuko we atabaye desertere wazubaho imbere y'Imana. N'ubundi afite uburenganzira bwinshi kuruta ubwacu. None wowe mbwira ngo Imana izemera iturane naje w'ikigwari ireke uyu mugabo wahagaze mu bana n'abagore agahagarana nabo? Uyu nguyu afite access yose kubera yuko yihanganiye ibihe byose. Pastor wakoze cyane kuri iryo jambo. Umuntu yavuze ngo yego azobaho, ariko nazoba yarihanganiye ibihe yabayemo, donc igihe yatuyemo. Dufite amagambo nk'abiri dushaka gutanga. Ijambo rya mbere ni ugutanga pole ku muryango wa bene data b'akarere kacu ka Rugezi kubwo gutakaza umwana cyangwa se umuvandimwe. Muhumurike, mukomere, turi kumwe. Iyo niyo message ya mbere. Mu by'ukuri dushobora gutinda mu magambo menshi tuyasubiramo cyane, ariko kandi amagambo yacu ni make, ndetse turatanga pole. Umuntu ntabwo ari uwaba gusa kuko mubizi yari afite urwego rukomeye cyane yakoreragamo, ari naco catunye ngiramo cyane, catunye kiduhuza hano turi benshi kugira ngo tubashe kwibuka imirimo ye n'ubutwari bwe. Rero nshuti bavandimwe b'akarere ka Rugezi, abaraha n'abarahandi, abavandimwe, abantu batandukanye, navuga ko ubwoko bwacu bwose bw'abanyamurenge, duhumurike kandi dukomere. Ijambo ry'Imana bavuye kuvuga ni ireme nituryumva tukarishira mu ngiro. Rero ikindi kandi nanone twavuga, mu by'ukuri dufite uko dukora. Aba bantu bari aha ngaha barabizi, komite yadutumye batubwiye ngo tuze tugere hano. Murabizi yuko ubu ngubu hari abo bazasoza ibiri, hari n'abandi badashobora kuzabisoza, ariko kandi badutumye ngo tuze tubabwire ngo mwihangane, turi kumwe. Indoro yabo twarayitanze, ubu ngubu yageze ku muryango ruguru aho abana basigaye. Rero soza tudatinze mu magambo, turashimira ababene data. Aba bantu bakoze imirimo ikomeye cyane, kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, kubera impamvu z'ibibazo twagiye duhura na byiri haruguru. Mu by'ukuri akarere ka Rugezi rwose babihagazemo neza. Wenda nshobora kubivuga mukumva bibaye kunda, ariko kandi bafite umwanya ukomeye cyane wo kubasha kurema imfubyi n'abapfakazi basigaye hari. Rero twatanze inka izafasha umuryango, izafasha bariya bana kuzagira ico yabamarira. Rero nshuti bavandimwe, turi kumwe hano, turi kumwe no mu bindi bizaza. Mukomere, timucike intege, urugendo ni rurerure, mureke gucogora, dufatikanye mu bushobozi bwacu dufite, bizakunda kandi tuzagera ku ntsinzi. Murakoze tudatinze abavandimwe, mukomere kandi muhumurike, Imana ikomeze kubafasha. Murakoze cyane. No kuvuga ngo niwe yasize yabyaye abahungu bane sebukwe, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Umuhungu umwe w'imfura wiwe niwe warasiwe mu Minembwe cagihe barashiba abadamu batanu. Umuhungu we w'imfura niho nawe yarasiwe, yitwaga Bitwenge. Amaze gupfa urumva yarasigaye mu mwanya wa se, Irakiza niwe wasigaye mu mwanya wa Bitwenge, niwe twabaraga nk'umugabo muri rwa rugo. Nukureje ubundi twumvishe ko nawe atabarutse, zaratubabaje. Urumva nyirabukwe n'umupfakazi, n'umugore wamuramoye n'umupfakazi, na mushiki wacu nawe arapfakaye. Murumva uwo muryango ukuntu umeze, kandi abenshi duherera inaha ngaha. Murabizi ko abantu bagiye batawanyika, ariko nibo bantu barafite umukingo ukomeye haruguru mu muryango wacu. Rero muzukuri kubura mwene data mu muryango wa Rugorora byaratubabaje kubera ko ntitwamufata nk'umukwe wacu, ahubwo twamufataga nk'imfura muri ruriya rugo, kubera ko niwe wari umugabo. Iyo twavuganaga, iyo habaga hari ikibazo, no kuvuga ngo we na muramu we mutoyo hari nawe, nibo babikemuraga kandi bakabikemura neza. Kandi yari umuntu mwiza, umugwaneza, umugabo witwari kuko bavuye kubivuga. Rero mu by'ukuri reka ndike gutinda nk'uko babivuze, byaratubabaje kubura mwene data umukwe wacu, ariko kandi nta kuri twabigenza, twihanganisha n'abamanyana yacu mu mwihangane. Ibi ni ibintu biri ku bantu benshi, ni ibintu biri kugera ku miryango yose. Muri kiriya cyumweru arangirizamwo hari kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, umuryango wacu twahuye n'ibibazo byinshi, base batubikira na mushiki wanje ukurikira irya karindwi, nawe yaguye mu bibogobogo yishwe n'inda yari mabyara.
urumva ibyo byose birahura ngo bihure bitugeza ahantu cyane, ariko kandi dufite Imana nk'uko babivuze, ntiducitse intege, dufite ibyiringiro ko abacu bari kudusiga tuzabasanga, Imana ibakomeze. Rero mu gusoza mu by'ukuri nshimira n'umuryango wa Rugorora babashe kuza kugira ngo dusoze uyu muhango dusezera umwana wacu umunsi wa nyuma, ndetse tunabashimira mwese abashumba, abaturanyi, inshuti, abavandimwe bumvishije bino bintu byatubayeho, mwaradutabaye kuva byaba. Mu by'ukuri turabashimiye cyane, ndetse tunabakomeza ngo mukomeze mwihangane. Abana bacu abana yasize mu by'ukuri ntacyo bazaba, dufite Imana, ndetse dufite n'indi miryango yasigaye izabasha kurera abo bana bakabaho rwose. Ntiducitse intege, ntidufite ubwoba, gusa ikibazo dufite ni ziriya ntambara. y'Imana yaradufashe intambara zirangire, ubuzima bwakomeza, kandi murumva ko yasize umuryango, abana 4, abahungu 4 n'abakobwa 2. Mu by'ukuri nta bwoba, nta kibazo, abana bazakura, bazasubira mu mwanya wa se, ibyo yari atarasoza bazabisoza. Rero ikiriyo baragishoje ruguru, ndetse dufite n'indi miryango, dufite data bari aho bari n'abakuru banje umuryango wacu, twatanze inka yo kurera bariya bana, ndetse tuzakomeza dukore n'ibindi, kubera ko abana n'abacu twese. Murakoze, Imana ibahe umugisha. natwe ntabwo tuvuga ibitandukanye n'iby'abandi, ni mpore no kwihangana kandi no gukomera, kuko ni ibihe bituriho, nta kundi twabigenza. Rero iyo ari igihe kiri ku bantu, abantu baracihanganira bakakibaho, bakakibamwo, kikabavuvuza. Abivuze neza, dufite gahunda yo kuzotsinda, byanga byakunda tuzotsinda. Ntituzotsimbuza abarundi gutura mu Rugezi ngo twece gutura mu Cibitoke, ntibishoboka. Nubwo amahanga ubu nyine acecetse, ariko hari umunsi umwe bazobibona ko ari ngombwa, ko bitoshoboka. Iryo ni ijambo rya mbere. Mwihangane umuryango w'Abagorora, mwihangane Abanyamurenge mwese. Ibi ni ibihe bituriho, kandi nta mfane zihari. Hari ijambo pasiteri yavuze ngo wese umuntu napfa ngo azongera abeho. Noneho haza igisubizo cyiza kandi gisobanutse. Yavuze ngo yego azobaho, ariko nazoba yarihanganiye ibihe yabayemo, donke igihe yatuyemo. Uyu muvandimwe ntabwo yabaye deserteur. Twebwe nari mvuze ngo twebwe twabaye ba deserteur, nitwe tutazubaho. Yego, kubera yuko we atabaye deserteur, wazubaho imbere y'Imana. N'ubundi afite n'uburenganzira bwinshi kuruta ubwacu. None wowe mbwira ngo Imana izemera iturane naje w'ikigwari, ireke uyu mugabo wahagaze mu bana n'abagore agahagarana nabo. Uyu nguyu afite access yose, kubera yuko yihanganiye ibihe byose. Pastor wakoze cyane kuri iryo jambo. Umuntu wese deserteur hano nta juru uzujamo. Murakoze cyane, ndumva turangije kino gikorwa. Uyu muvandimwe turamushimira rwose, nashimira n'umuryango w'Agasegege watubyariye ino ntwari. Mwagize neza, ntimugire ipfunwe, ntimugire ubwoba, kuko mwabyaye umugabo. Uwotera ubwoba ni nkuko kwanje wenda. Nkuko kwanje notera ubwoba, ariko nk'uyu nguyu ntabwo bateye. Uyu ni umugabo uhagarara kuri tweru bakamurasa, akazamuka ruhi n'amavi bakamurasa. Yahagaze muri Rugezi, turamuzi, tuzi amakuru yiwe. Uyu nguyu yari umugabo ukomeye muri bari abagabo bari bari ruguru bose twagiragiriye. Uyu ni umugabo rwose tugomba kwemera tukanubaha. Murakoze cyane,
reka dusabe umuvandimwe hano ngira ngo ni nkawe waje gusengerwa asabe asenge no soda yarasengewe reka dusenge. Imana igira neza, Imana ikomeye, niyo zuhumuriza imitima y'abasizwe. Dushime yuko turatuha tuvuga ubuhamya bw'intwari. urugendo ntabwo narimenya byose ariko nziko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibibazo biriho kandi ari ibyo mubwiye gito ni kuki turizwa n'ibibazo biriho kandi ari ibyo mubwiye gito urugendo ntabwo narimenya byose ariko nziko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mubwiye gito ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mubwiye gito Yesu nziko ufite amagari ibihumbi harimo n'icyo wangeneye icyo wambitiyemo n'ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo wambitiyemo n'ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro Korea yazaze n'ingoga nanjye niko nzasingiza ubwizago byose bisaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwizago byose bisaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwizago byose bisaba bishize hariho guhimbaza Imana tuzaba ibihumbi turamya umukiza tuzamuririmbira uri Imana ikiranuka muri byose umuntu binamutugira uri Imana ikiranuka muri byose umuntu binamutugira untegereje kandi niyanganye uzasobanukirwa mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mfite
byose umuntu ni nabo tugira. haleluya Haleluya. Umunde wepandi wuname. Sibyo? Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Tugiye kuvuga ngo tuzaba ibihumbi turamye umukiza. Amen. Hari ikintu nagumye ntekereza, ntabwo twokapura amakarite. Gabanya pa. Ntabwo twokapura amakarite ngo ahumurize umuntu wabuzuwe. Muri uyu muntu wabuze umuntu ntituzumvira nk'uko tuvuze, tuba tuvuga amaraso. Ntabwo twoshidika ibishito ngo dutere igipindi, ariko nanone mu nzu y'Imana icyo tuba twaje gukora niki, tuba twabwiye Imana ngo kubera ko wabishatse ni nawe wenyine ushobora kumanuka ugakiza wa mutima. Haleluya. Haleluya. Gupfiho turava muri iki twinjira mu kindi, tuve mu kindi mwinjira mu canje. Nuko tugenda tugira abantu bazavuga ngo nibavuga urupfu, ngo nibavuga ngo uzopfa, ngo umuntu ngo yamahungabana. Nta muntu wo kwica umunsi wawe uyugeze, uzugenda wiriwe mu nzu. Umuntu azagira ubwaho kuja hanze agapfira mu nzu. Umunsi ni umunsi. Haleluya. Muhumurike, mugire umure rya Kristo. Ngacuranga tuvuge ngo tuzaba ibihumbi. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. 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 Ndavuga ibyiringiro. Igitabo cy'umugenzi kiza kivuga mu Kristo namwizerwa. Ngo bahuye namubwiriza butumwa arabahanurira. Arababwira ngo muragiye ni mu 10 imbere. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umwe azahasiga ubuzima. Nimugera mu isoko y'imbura mu mara. Noneho ngo barahambana. Umwe akavuga ngo ni njyewe, undi akavuga ngo nishe. Ariko ngo bageze muri iyo soko, isoko ngo riravurungana. Bwana Yesu asifiwe. Kuko bari abantu badasanzwe, bari bambaye ukuri. Basanga muri iyo soko harimo ibicuruzwa bitari iby'ukuri. Barabafata ngo barabakubita, mwizerwa arafa. Bwana Yesu asifiwe. Cyo nashatse kuvuga ni ibyiringiro. Mukristo ngo asigara wenyine, agenda muri urwo rugendo ngo afite agahinda kenshi. Imana kuko itazibura ukigira imuremera ngo byiringiro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bakomezanya muri urwo rugendo rwari rusigaye. Muririmbyi yavuze ngo dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Kuko Paulo yaravuze ngo hasi iwacu nubwo turi mu gukunda hano ku isi cyane, tugakunda ubunyunyuzwa bwo ku isi, ariko iwacu ni mu ijuru. Aba bose bahaye batabaruka. Muririmbyi yaravuze ngo abo bose barinze kwizera kwabo imbabona zashira urukumbuzi. Tuzoshira urukumbuzi. Usafiri ulia njiani, watamani nyumba ya baba. Sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sasa kufika. Usafiri ulia njiani, watamani nyumba ya baba. Sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sasa kufika. Utakuwako huko katika mkutano wa wakili, uko mbinguni kwa roho ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo Mungu wa kumusifu Mwokozi siku zote. Sikiliza sasa makenge,
yapigwayo huko juu kwetu, ili kutuita sisi mbele ya jioni ya maisha yetu. Sikiliza sasa makengele yapigwayo huko juu kwetu, ili kutuita sisi mbele ya jioni ya maisha yetu. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, kwa mbinguni faraha itayofahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya, kumsifu Mwokozi siku zote. Hebuta siku hiyo ni karibu, nitakapokwenda nitahama, sitaona tena majaribu, nitajazwa na kumtazama. Hebuta siku hiyo ni karibu, nitakapokwenda nitahama, sitaona tena majaribu, nitajazwa na kumtazama. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, kwa mbinguni faraha itayofahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba nyimbo mpya, kumsifu Mwokozi siku zote. Lango la mbinguni wazi sasa, we Yesu amelifungua kwako. Utaweza kuokoka hasa, usiharibishe heri yako. Lango la mbinguni wazi sasa, Yesu amelifungua kwako. Utaweza kuokoka hasa, usiachidishe heri yako. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, kwa mbinguni faraha itayofahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba